ariko unje tatawe wimbwira amoko y'ibiyobyabwenge ubundi amoko y'ibiyobyabwenge yo ni menshi pe menshi cyane ni menshi pe hari nk'ibinini hari nk'ibintu by'ibinyobwa banywa hari ibyo batumura by'ifu noneho hari n'ibyo banywa nk'imyotsi nk'urumogi kokayine n'ibindi byinshi cyane cyane hano mu Rwanda muzagenda mubona cyane cyane tubatubona nko mu makuru bakavuga bati polisi y'u Rwanda yerekanye abasore abana bafite udupfunyika tw'urumogi wenda 3,000 cyane nk'urubyiruko usanga benshi urumogi rubavugamo cyane bagenda barukoresha kenshi ugasanga ati barufate barwambukanya ahangaha ibintu nk'ibyo ibiro nibi cyane wakova ari nkuru zimwe zo ku muhanda mu bigo by'amashuri ukumva ati ukumva nyine urumogi n'ikiyobyabwenge gikoreshwa cyane pe ariko uzasanga nko mu bukwe pe uri kumwe n'umuntu ubona yaje yambaye ikote ryiza ukabona yisize nk'itama rimwe uruhande rwonye bati tuntu byagenze bite cyane se wicaranye n'umuntu muri bisi ukajya kubona ukona bisi kumanywa izuba riva mwese mumeze neza ati ntiza kuri uwo mutaka muvandi ati si umutaka urimo urabona he imvura imereye nabi mu gihe wajijinganya ukavuga ati si imvura irimo iramunyagira twicaye muri bisi akabakwemo umupira agatangira kukamuka akabakamura ati ngo imvura iramunyagira bitewe n'iki mu mutwe w'amazisha bya biyobyabwenge byahinda imitekerereze ye ari kumva ko iyo mvura irimo iragwa amahindu imvura rwose yamwagiye yadishye ukabavuga ngo yegoye kumbe imagine yebera umupira mu mutwe we cyane ava ngo yego ngo komeza kwagwa kumbe atake ari ubwonko tayari bwayobye ukaba bwayobye cyane bitewe n'iki ayo magera yubaka ibintu by'ibivideo mu mutwe ataze ngo birava hehe imitekerereze yahindutse hari ibintu aramako arimo kubona mu bwonko we ataze nta harimo kuva cyane kubera indwara mu gihe aba yanyweye cyangwa ibiyobyabwenge n'ibindi byose ariko uzasanga n'abantu bavuga bati njyewe mana yanjye njyewe singiye kukubeshya ngiye kuvugisha ukuri pe njyewe ninywera urumogi rahira ariko iyo mbonye abantu banywa bitera ibintu by'ibiyobyabwenge baraba bararengera pe shana ukuri ko Imana nanjye ngiye nageze kuri ya revo bazamfunge pe aho babarengera kwitera ibishinge mwana wijombagura kwinywera kotse ibyo mba numva nta kibazo ibaze pe ariko icyo ukwiye kumenya nta kiyobyabwenge na kimwe kiza ukwiye gukoresha kuko byose n'ubundi akamaro kabyo ni ukuyobya ubwenge ubwo se ko nta kamaro ahubwo n'ibyago bigutera ubu uri kwangiza ubuzima bwo mu mutwe rero wivuga ngo ngende itera ngo ngenda nyiraho cyangwa ndatumura ngo ndanywa ngo cyane bavanywe n'ibiyobyabwenge by'ibiyoguta myikundi bimeze bya bintu bavuga ngo bafasanga amatafari bagashyiraho amazi ashyushye ngo bagashyira ku zuba bagashyiramo ngo pasiparamo ugasanga n'ibintu byose bagiye kwangiza ubwonko icyo gihe ukwiye kubigendera kure ukanywa ibintu byujuje ubuziranenge cyane nimba ugiye kubyuka ibintu bimeze neza nimba ugiye kunywa ibintu bimeze neza bifite ubuziranenge cyane nta kiyobyabwenge cyiza dukwiye gukoresha nta kimwe cyiza na kimwe gihari kuko byose ikintu bidufasha ni kimwe gusa ni ukwangiza ubuzima bwacu bwo mu mutwe kandi twabonye ko utagira ubuzima buzira umuze utabusigasiye ubuzima bwo mu mutwe ntibikunda pe cyane tureke guceceka bino bintu kandi twe kugira ngo n'ibyabwenge dukwiye kurushaho ntibuceceka tubivuge tumuganirize cyane niba nawe ubinywa wigira ipfunwe ryo kugenda nyine ngo ujye mu bantu ugati ngiye ibiyobyabwenge ndi gushaka kubivaho reba umuntu wizeye umuganirize umubwira uti ngiye rwose ibiyobyabwenge kubireka nabitangiye ari imikino ariko aho bigeze natangiye ngira ngo numve uko bimeze ari amatsiko ariko sinarara ntabinyweye nzakora iki kugira ngo mbireke ibyo bintu byamaze biteza ibibazo bikomeye cyane bicanisha abantu famiye cyane umuntu yemera kabura ariko ntarara ibiyobyabwenge pe ibaze no kuri kw'Imana ugasaba umubyeyi avanye umwana ku ishara rimurekesheje ngo kugira azabone ukuntu akomeza kwibona amafaranga yo kugura ibiyobyabwenge ni ikibazo ubwo se niba umubyeyi twifuza kuba w'ejo hazaza oya pe ni ikibazo pe tuganirizanye dufashanye n'umuntu yatangiye kujya agaragaza ibimenyetso byo kwigunga mbese umuhangayiko udasanzwe ukabona rimwe na rimwe ariheba akabona yuko afite ubwoba muri we mbese ntiyishima akabona n'ibyo biyobyabwenge ibyo byose ni ingenzi kwerekana ko ubuzima bwe bwo mu mutwe butameze neza ni ikibazo pe rero tumufashe tumugeze no ku kigo nderabuzima cyangwa se ibitaro mwegereye yabamufashe n'ibinanga yewe ahamagaye nimero itishyurwa kuko irahari kandi igenewe gufasha abantu cyane ni rimwe kane ubwo ni 114 bakamufasha cyane ibintu byiza cyane rwose ibiyobyabwenge ducukubiri nabyo tubihashye bitari ibyo ibi rwose bigomba guhinduka rwose